Mwiriwe. Mwiriwe. Meze uko? Meze neza. Ese wari usigaye uba he? Bari baramfunze. Ibi bintu najyaga mbibwira mama. Uriya mwana nari nzi ko ari uwawe nagiye kubona mbona baje kumutwara. Ese umudamu wamutwaye ameze ate? Ibyo by'umudamu wamutwaye ntabwo bindeba. Worazana abantu batari n'abawe umuntu aguhaye inzu ngo ubemo ngo n'umwana wawe kumbise n'abawe. Uriya mwana rero mama we twarakoranaga baramufunga amunsigira ari uruhinja. Uramurera? Yamunsigira afite amezi 5. Murera nk'uwanjye. Ntabwo nari nzi ko mama we yafunguwe. Hanyuma se wowe wabyaye ari he? Nta mwana mfite. Ejo n'ejo ubundi ushobora kuzatuzanira abandi bantu ugasanga baranatwishe tutazi iyo biva n'iyo bijya. Ntabwo ngushaka hano. Mama ntawe uhari, mu gihe mama adahari ari waguhaye inzu, uri kumva? Ntabwo ugomba kuhaba. Sori gake shofe. Urakana ngiye kureba hariya hirya mu nta kibazo. Urumva se urumva iki? Ubwo urumva hano ufite uruvugiro wowe? Nuretse kugira risi imodoka ngo bayoze ngahita mumagana ngo hari flash mwagiremo kandi nkarize ko izi flash ndaruzikeneye. Ubu se umuntu unesheje apeti? Ariko nyine mwakomeza mukarya nta kibazo bon apeti. Ubu se ubu bakomeza bakarya ute n'inkomango zawe hariye? Ese ubuse ni bwari bwije ubuse baye saa ino njya ngo nafatire mu nzira bajura nanje n'amagunda avuga nti reka nihute no mitesubiro nihuta n'ubundi. Ubundi mwabaye mute bundi we nakurebaga nkabona ufite ubwenge none wabaye nk'ibigoryi nk'ibisanzwe n'ubundi nk'abandi. Asuko nubwo tubeko ntabwenge nari mfite nimba mvuze ngo no flash mawuja twagiye ashirisha indirimbo ashaka kandi yarazikeneye none nkabanze nkirukankane nese ko kinagiye muzo ngo uryame we nzayiguhera. Iyo ukata hari inyuma ukajya kureba Sondeyata. Nese Sondeyata ni hanyuma ni yiwe akumuvuje nawe wagiye wumva umuntu ngende kumva numva nkuza kantu gafatika numva navuga ati Ceceka aho ngaho kumva ngo nta ruvugira ufite kuza wirirwa ungwaho hejuru nta ruvugira ufite. Mama wasari hawari yagiye mu cyaro. azaza ryari anakavugurure ntabwo yabura ibyo ashyiramo niyo umuntu yashyiramo n'inkwavu cyangwa n'inkoko. Ibintu byanjye se byari biri. Ibintu byawe simbizi nimba byari binarimo twagiye kubona asibundi wowe warafunga ugashyiramo akadodo wumvaga ibi bintu bizavamo urudodo rufunga inzu. Nta kintu na kimwe twigeze tubona. Bamaze kugenda twararebye dusanga nta kintu na kimwe kirimo. N'amasafuriya nayo yararimo. Asibini uwari kumbaza amasafuriya ariko nora ikintu nkubwiye cyo nuko ntagushaka hano. Wanyumvise? Nta kibazo ndi bugende. Uragenda ryari? None se nibwo nyiva muri gereza. Ese nari kuza njya he? Nta handi mfite ho kujya. Je ntabwo bindeba uhashaka. Saa 12 z'umugoroba nze ntagusanga hano. Turumvikana? Wasubira muri gereza wajya muri ruhurura wajya mu miringoti ntabyo ngewe nzi. Basi se niwamenyera aho yatwaye umwana. Ntabwo ibyo ngiye bindeba. Ntabwo bindeba. Kumvikana? Amagambo nkubwira yumvise. Ubusubu ndacyariye. ese ngo wabyo no banze use mubiri mwabyo. Urabitobanze sawa bwo kubimenyemo n'inkari. Maradi ndumvaga ntacyo nangije no kuri gusa navugaga ni wenda ahari we nasanga ari ikintu impamvu wenda muri machine hari ibintu washyi uri wikenere mvuga n'ibiki n'ibiki ku televiziyo mvuga n'undi wasanga ngo nyine niba wumvaje nkwe mukiye umva barira ariko nyine ngo ndatashye cyane mvuga nta kibazo nkoze. Nimuyakire nyine kandi mubona peti mwongere muri Bona peti se bona peti. Kisohoka se mvira aha ngaho ugenda. Mama burabundaje. Sohoka agenda mva imbere. Basi mubwese ndetse wenda tekinike gishyushye namwe bishoka bikonje. Ugenda se nyine
agiye kumbona cyane ngende mwereke aho ndi. Nyiriwe muraho. narasaze ndasarisha kumenya ko bamufashe gataye umutwe mbere ko mbura hariya ntabwo basura keretse umushoferi wa bosi hahandi najyaga ajya gufurira niwe waje nabwo ari bosi uwamutumye agira ngo barebe ko ariho cyane nawe ukunduje. Ega Joyce rwose reka da nakubonye kuva igihe umuntu aza ari umushyitsi mu rugo akaza kwigira ku mvuriya uri kumwe na Chris ari kwikoza ibiki uri kumbwira nkaho hari ikindi kukubaza ngo uri kumwe na Chris nibyo ari kumwikoza Chris muraziranye sikugambira mubonye ariko tukamenya mumenyana gute ku buryo wamwikoza ye twifotoze tugire gute ukihanyagura n'ubu gusa wambaye usini ibyo waje wambaye hano n'ubu umva rero nkubwire uriya n'umwana wa boss na mabuja uri kumva ntabwo wemerewe kuza muri uru rugo ngo uze kumwikoreshwa ibyo ushaka unambaye n'ubusa gusa uza kuturarurira umwana mani banzu ndebere nk'ibi ibi ni ibiki wisize nise mu kazi baguhaye nako gucunga izi ni sauce tomate wariye cyangwa ni amaraso wavuye ntabwo wabimenya nyine wanyereka niko abakobwa nkamwe mutagira umuco kabisa naraje nzi wanyu narabanje guhamagara telefone kuva telefone ntayiriho ndavuga ati reka njye kureba ndaza nsanga ikava amahurira n'umwana ngo ni wawe Chris ndakureba neza bambwira ati reka rekera abantu kandi narabavuze mama we baramufashe nawe twarahize twarahebye twabuze imigenderere nanjye rero ntabwo nari mbizi naje ni kubera nta handi nari kujya njya hariya aho nari ncumbitse yicara naranaruhuka umwana wa mukecuru wancumbikiye ubwo yaje arambwira ngo hari umumama ngo waje ngo ni umwana ngo ni nyina wa Neti ngo aramutwara ngo uretse ko nta n'ibintu nari mfite ubwo rero ngo ibintu n'utubazi bashaka kuba barabyibye ni amasafuriya nari mfite biryamiraga ku gatsirikana ko kacitse kari akazi ko nabonaga n'ushiha buriya ntikakubiye umukobwa ko kwa nyiribyo ashobora kuba atarapese kuko buriya Neti buriya ntabwo ari umwana wanjye nabyaye hari umumama twakoranaga ariko acuruza ibiyobyabwenge n'abizi rero baramufunze amusigira afite amezi 5 ndamurera umwana akura azi ko kuri nyina rero ngo bari baramukatiye imyaka 25 yarafunguwe aza baririza ubwo rashobora kuba yaramusanze mu rugo aho nabaga ari na wenyine aramutwara kandi rero aho narindi ntabwo basura
akantu ntigaseka akantu ntikavusha kandi wowe mpora mbona wisekera uri umutesi uraho uri umudabaga nanjye natwe bakabona nuko nyine ari ibintu nanjye ntari nabonaga nta sano nuko nyine ariko naje kare niba ari umupolisi ntabwo mbizi ntabwo yari yambaye imyenda ya gipolisi gusa nyabusa ko naruguyemo nanjye ko ubona tubereye aha ngaha ari nuko nari ndimo cishaho akembe nkure nk'umwanda ndebe ko nakwishyira ku murongo ngateka baza kurya nta kibazo ese ubu ngubu uri kubahera kandi hashize nageze inaha mu ma saa yine ndaza njya kuko nabaga nta n'iminota 30 nahamaze kubera ko wa mugore wa bosi we yamfungishije hahandi njya rero naje mfite umujinya ndebye n'ukuntu mbuze ahantu mba ndagenda ni inkuru ndende nzayikubwira reka ndebe ko nkajya ku muhanda nkaza nkakinga umutekano wenda ndebe ko aricyo nakumara ntabwo wava mu rugo nta n'agacyabifasha niyo waba umaye n'irindazi n'ibindi kajya ku muhanda ntibyabasha najyaga mbibona nyine wenda nko mu mateleviziyo nkagira ngo ntabwo ari ibintu bibaho wowe urifata ukaza kwishinza ku mwana wacu nta soni wanyu we nande mwagiye mugira disipurine mu buri mama Chris umwe amategeko njye ndi umukozi wa hano mu rugo kwa mama Chris umva muko utancokoza ukambona utancokoza utabona nakwihanganira uri kumwe na Chris sinze kuvuga sinze kuguhubanuzaho n'ubwo busa bwawe umva niwe mwana umuba muri uru rugo mbigusubiremo yitwa nde Chris Makri karame uraho ni karibu sare neza utese meze neza akubona umudanje ambonye none cyangwa uri hose ra none se naba ku cyangwa sha ushobora kumbwira umuzungu waturikije muri iyi minsi reka nta muzungu none se si bisanzwe amafaranga nyine ubwo abameneka shara nahari kabisa arahari none se ni sawa urumva ni sawa sawa dufitanye se so urabona biriya bintu wambaye ni sawa iki se urumva ni sawa none se ibintu twari twaravuganye sinabyohereje ese ubu ziriya diri zakabaye zizamo umwana bizi ko nari nkubwiye ko ngiye ntabwo bizi se ko nari nkubwiye kandi numvaga wafatiyeho utari bwihangane nari kubigenza gute wowe ariko ntabwo uzi abana b'iki gihe abana b'iki gihe ni abacukumbuzi ntabwo wahereza umwana ikintu ngo akigeze ahagera atabanjije kureba nk'ubu umwana tureba imvura rero ukuri biriya bintu umwana abibonye mwana wanjye ntabwo ajya aca akazi ibintu muhaye nimba mubwiye ngo jyana ibi bintu kwa runaka abijyana uko nabimuhaye ubundi se yamenya ari iki ashobora no kugira ngo ni ibumba ry'abagorozi yashobora no kugira azi ko abagorozi basigaye batanga ibumba batanga amakara ntabwo ibyo yabyinjiramo ahubwo nyine nimba wahise ugira ubwoba ukabimwereka akazi yake ntabyo namweretse ariko nyine n'ubu ngubu igitima rero ushaka kuzizanamo abana mwana se wowe igihe watwakiniye diri ubu bwoba ntabwo urabushira ya diri irakaze noneho wibuke ko ibintu ndi gukora ndimo ndabikorera aha mu rugo noneho hazemo n'abana nahise nikanga ndavuga numva ndafashwe pe uzi gufatwa n'umuntu mutavuganye umwana akandeba nabi akagira ngo umubyeyi mubi kandi uriya mwana wawe ni mwiza ni ukuri bite kuri gucika intege n'iki kiri kugutera ubwoba ku munota wa nyuma keretse nibankingura ntabwo nacika intege si ubizi se ko njyewe ikintu niyemeje nkikora nubwo ndi kwibaza icyaguteye ubwoba icyo ari cyo ariko nyine ubutaha tuzajya dupanga dira ibiri yanjye nawe kiriya cyasha ni kibi mbega inkuru mbega inkuru kandi abantu bazi ko turi abagore b'abasirimu twirirwa tuzenguruka tugenda akumva ngo kumbe turazengurukana n'amazi rero iduha ikibazo nibe natwe twaba turimo dusaza uzi ahantu twaba turi gusiga abana bacu
noneho ibaze yumvise ngo ibintu nyoko noneho kirisi ukuntu anyizereramo ukuntu yizera ibyo mubwiye yumvishije noneho ngo mama iyi dero reka tujya tuyikora turaba shaka bisa nyine cyagiye nakubwiye nabi nyihangane ni kwa kundi umujinya uhita ufata umuntu ntabwo nari nabitekereje pe nakugira nese kuyo icyari cy'ubushuti bubi no kwishura ajya gunesha umutwe ukanzengereza ariko nyine nkarenzaho kubera ubushuti utajya uhinduka amahane yawe atagishira naho ubundi reka iby'abana byo tubireke ahubwo nkubwire ikibazo njya ngira ikibazo urabona ndi umudivorce sibyo kandi urabibona imyaka afite mwana ntabwo nasazira ko pe buriya nagira ngo rero iki dushaka ukuntu duhuza Chris n'uriya mukobwa wanjye sibyo noneho ejo n'ejo bundi ashobora kuba umukwe bwanjye akaba umukazana ikindi nanone nanjye cya gihe urabona ko ntakwemera gusaziraho nanjye nkabona uburyo nirwana gusa urabona bimeze bite nakukunda abagabo unyibwirire kwigendera mbabarira sha ariko uzi iyo uryamye wahindukira ukabura umuntu ufata hariya hirya yahindukira ugafata iki gisego si we ngo ntanacyo byihorera ahubwo uriya mukobwa wawe nabonye yaranakuze none yabaye mwiza buriya nureba arajandamureba ndamwitegereza nkajya mubwira ngese ko mbona abaye mwiza ngese ko mbona wakuze numva nabuze ikintu mvuga ahubwo ugiye kubivuga nanjye numvaga biraha kandi Kirisi wanjye nigeze kumva yihangishwa mfite umuntu nkunda numva ahita amubwira uriya mukobwa naramushimye nabonye ari mwiza rero Kirisi ikintu cyose mubwiye aracyemera uzajya kumva nk'umukobwa warakubwiye ati hahandi wambwiye ubundi nicyo njya nkwemerera ubundi ibyacu ntibikaduce mu myanya y'intoki ngo bijye ahandi kandi ariko twubaka umuryango ufashe urumva nanjye ngomba kureba uwo nikura ariko nta kintu turamira nanjye nubwo mufite se ubona nsa nk'ufite umugabo rero mwana ukazajya wowe ugenda uri menge kuko uba ugenda yizimiza ikitsura ariko urebye nawe bagufatiramo akahita bagushyiraho mu rugo ninde wamfataza uriya mugabo se hari umva yamfataza yankura he niyo naza hano umva bandandata nta kintu yankora yarumiwe mwana ese reka nkubaze ko turi inshuti nk'ubwo ugiye kugira gutyo ukajya kumva ngo ya nshuti yawe niyo iri kumwe n'umuntu wawe namwifuza ibi byo ntabwo byakunda noneho ubushuti bwawe burangiye oya ntabwo nahita buhinduka ibyo bushuti twabishyira hasi rero wandi mwiza mwana ni ukuri inshuti wundi shyiramo ubw'ubushuti ko nabishatse buri ariko nyine uri inshuti nashakira ahandi oya uzashakira nanjye nzagufasha nabikora uzabyumva ubundi uzumva byikoze Kirisi wanjye se kanyumva niho ubushuti nibwo bwaba bubaye ubushuti bwaba bukomeye ninde watumeneramo ntawe maze mubwire twaheze mu biganiro nibagirwa no kukwakira kandi nzane mwana zanzoga tube twinywera icyo nkunda ntukizi se none se sinzi sundi yata umukozi uri ahasarama reka nigende naba ari njye ubyiza iyo umaze kurengwa se ko barenza nyirabuja akaguru